ese ujya ubona ni gute ubona uruhare rw'abantu bagushyigikira bo mu rusengero? mu rusengero watubwiye yuko usenga. Okay, ni byiza buriya gusenga ni kimwe kandi no mu rusengero ni ikindi. Guhabwa buriya iyo support yo mu rusengero navuga ni iyo nza kuyigira nakaba hari byinshi mbangezeho, ariko burya nkuko natimera icyo nicyo gisobanuro kigaragaza ko iri mu byanjye, kandi si n'ibyanjye ahubwo ni ibyayo, niyo yabisize muri nge, kandi ni nayo iri ku mu bushobozi bwo kugira ute kubitanga ku bandi kugira ngo nabo babashe kwakira iyo mpano. Ngira ngo izina impano y'Imana. Yes. Ubwo rero bivuze ngo igihe cyose nawe unejejwe n'iyo mpano ugomba kuyakira, kandi icyo twakabaye twishimira twese nuko iyo mpano y'Imana ibasha kuba iduhindurira ubuzima. Uwo mvuga ni Yesu, kuko niwe mpano y'Imana twahawe kugira ngo natwe tumugaragaze. Yego. None se muri iyi muzika yawe sibyo? Yes. Ni ibiki umajije kugeraho mu rugendo rwawe rwa muzika, urumva ku buryo wanabiboneyemo amasomo wigiraho? Bajya bavuga ngo inabaza irira ku muziro. Buriya kubaza bitera kumenya. Hari abantu benshi batangiye ino muzika, ari nayo mpamvu iyo natwe dushatse amakuru kuri bo bituma hari ibitagendaga neza, kibura bakatwereka uburyo kibikorwamo, tugagira ibyo dukosora kugira ngo natwe tugere kuri level runaka, natwe ishobora kutwinjiza ahandi hantu. Ngira ngo hatangiye uvuga ngo kuva mu bwiza ujya mu bundi. Yego. Rero ngira ngo ibyo mbonera muri muzika navuga ngo ni byinshi, harimo ibiduca intege ntago byabura, ndetse n'ubwo bushobozi nabwo ni ikindi, ariko rimwe iyo habayo kwihangana kuko ufite intumbero, uko byagenda kose ubasha kugera ku nzu. Tubwira rero kuri izo mpano zawe, ariko mbere yo kuzitubwira tubwire ubogamiye ku ruhe ruhande? Tubonye impande ebyiri. Uraseka nk'abasaza bo muri 90. Ushaka kunjijisha kandi ntago nata icyerekezo. Imana niyo nkuru. Imana niyo nkuru cyane. Yes, aho niho mbogamiye, ni ku Mana, kuko ubuzima bwanjye ni ku Mana. Iyo nkurikije n'irandi mu ubuhamya yankuye akomeye. Ibyo rero bibasha gutuma nizera Imana ko ari ifite ubuzima bwanjye mu biganza byayo. Ndi ku Mana, kuko hanze y'Imana ntahari, hanze ni habi, hanze nta buzima, ariko ku Mana ngira ngo nuko bimeze. Nabakangurira kuba ku Mana, kuko nta ubana n'Imana ngo akorwe n'isoni. Nta n'uwiringiye Imana ngo akorwe n'isoni. Ikindi iyo ubaye mu byayo nayo iba mu byawe cyane rwose. Ngaho rero tubwira impano yindi. Ngira ngo wambaje ku kigendanye n'impano, nkubwira ko Imana yamaye impano nyinshi. Harimo impano yo kubwiriza, niyo kwigisha, guhugura abantu. Mfite impano ngira ngo nizo kuririmba nk'uko nabivugaga, yenda ubu nibwo nabashije gufata umwanzuro wo kuvuga ati icyerekezo cyanjye ni ugukorera Imana. Ariko ni impano zitandukanye zo kuvuga ku buzima bw'abantu, ku buzima bw'ibyo tubona muri iyi si, yaba no indirimbo zigendanye n'ubukwe. Izo ndirimbo nazo ndazifite, nubwo narazisohora ariko ndazifite. Bagutera inkunga cyane, nibanshyigikire rwose, mbahe imizingo. Indirimbo zijyanye no guhimbaza Imana, dore yuko ari umuhanzi, ni igihangano uzaba wumvishije mu matwi yawe ari ubwa mbere. Rero natinze mu magambo, kuko ufite amagambo afite ahari
reka dutangira n'icyatuzinduye muri kano kanya. Reka mikaze rero umutumirwa wacu atangire atwibwira mbere na mbere. Hello friends, mbanje kubasuhuza abakunzi b'impano y'Imana Morese TV. Nishimiye uburyo mu mayikaze murakoze. Nkuko mutangiye mu mikaze, ndabyishimiye cyane kuko uyu munsi ntagusanzwe kabisa. Buriya bajya bavuga ngo intangiriro y'uruhara ni amasoso. Ni amasoso. Buriya iyi niyo nta biganiro byawe by'abasaza wambaye nk'abasaza. Yes, ngira ngo nawe wabibonye. Uyu ni umunsi ukomeye cyane ufite icyo uvuze ku buzima bwanjye, kandi no kuri inshuti zanjye zinkurikiye muri aka kanya. Yego. Rero ngira ngo nk'uko watangiye ubivuga mu ntangiriro, nshimira Imana cyane kuko yansizemo iyi mpano yo kugira ngo ngire byinshi mbasha kubugeza ku banyarwanda batandukanye babasha kunyumva muri aka kanya. Yes, reka nkubaze gatoya, watangiye ngewe umbwira yuko uri umuhanzi, nibyo cyangwa ndibeshye? Buriya rero ngo wambaye kiretse namenya ko kera, ariko ntago nabura no kubyemera kubera yuko ikindimo kiragaragara. Ngira ngo ahari sinzi kugira ngo ubyemere cyangwa se mubyumve, ahari wagerageza kugira ngo ujyemo neza kugira ngo nanjye mbahe ikindimo. None se tutagiye kure, ubuzima bwawe mbere yuko uba umuhanzi bwaba bwari bumeze ute mu ncamake? Murakoze cyane. Ubuzima bw'umuntu ni struggle ndende, ariko ubwo munsabye mu ncamake. Ubuzima bwanjye nk'uko natangiye mbabwira, nje nitwa Muganza Maurice, nkaba naravukiye aho bita mu ntara y'Iburengerazuba mu murenge wa Mubuga. Muri makeya rero ubuzima bwanjye bwabaye struggle ndende, ariko icyo nshimira Imana kugeza uno munsi wa none nuko Imana yamaye kubaho. Iyo uvuze struggle ndende uba ushatse kuvuga iki? Struggle ni ubuzima umuntu agenda anyuramo, umuntu aba yaranyuzemo magingana. Bari imvange my friend, bari imvange. Bari imvange ngira ngo iyi duniya nta wavuga ko ibintu igihe cyose bihora ari byiza. Bari imvange. Ariko gusa icyo nshimira Imana nuko maginga ngaya ubwo buzima nanyuzemo ni icyigisho kuri nge, n'icyigisho ku bandi, ariko mvuga ngo naho Imana itakura umuntu. Muri make yenda mvuze muri make uburyo nabayeho tumvuka, navukiye amezi 9 nk'uko abandi bana bavuka, ariko ntago nigeze ngira amahire yo kubona urukundo rw'ababyeyi banjye. Gusa Imana yakomeje kumbanirandera. Ubu ngubu murabona ko ndi umusaza, ubundi n'umusaza, ariko umusaza ufite icyo avuze muri iki gihe. Ndi umusaza ukorera Imana, ariko kandi sindi umusaza bya cyane kuko mu bitekerezo ntago ndi umusaza. Gusa nubwo nagerageje gusa nkaho nashatse kubyinjira mu muzi neza, ariko muri makeya Muganza uyu mureba ni umuntu wanyuze mu mateka agoye akomeye. Kuko navuga ngo kuva ku myaka 3 nagiye mbona byinshi biteye ubwoba bishaririye, ariko Imana indindira muri urwo ruganda kugeza uno munsi wa none. Rero gusa icyo nshimira Imana, yenda ibindi umuntu agenda abivuga yabonye umwanya uhagije akabigimuzi, kuko ndimo negura n'uburyo ki ubuhamya bwanjye ngomba kuzabushyiraho neza by'umwihariko. Ariko mu by'ukuri ndashimira Imana yuko muri ayo mateka iyo kuva ku myaka 3 kugera kuri uyu munsi wa none Imana irandinze, kandi ngira ngo murabibona, kandi namwe irabarinze. Murakoze. Icyo gihe tuzashaka undi mwanya utanga ubwo buhamya. Niba udukurikiye muri kano kanya rero ahantu herereye hose, andika muri komenti uvuga ati ubwo buhamya turabukeneye. Ese nimba n'ikindi kintu wifuza kumumenyaho nacyo ube wagisaba, andeni azabishyire mu bikorwa. Maurice, turacyari kumwe rero imbere ya kamera, ndacyari musa nk'ibisanzwe. Reka dukomeze nkubaza ikindi kibazo. Ese mu by'ukuri ni iki cyaguteye
kuba watangira kuririmbira Imana cyangwa se gutangira kuririmba indirimbo zihimbaza Imana, ni iki cyabiguteye mu by'ukuri? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Burya byavuga ngo nta kabura imvano. Ndibuka niga mu mwaka wa 5 primaire, nibwo nagize izi nzozi, najyaga ndirimba iz'abandi kwako nagiye nkura mu makorari bakankaririmba, ariko ntaramenya ko mfite iyo mpano. Muri uwo mwaka wa 5 rero niho natangiye kuririmba indirimbo, ariko bwa mbere iyo ndirimbo naririmbye yari indirimbo y'akababaro. Wabaga mu ihe korari? Nabaga muri korari yitwaga Maranatha. Ngira ngo byaba ari nk'ibyo. Mu by'ukuri nakuze ndi umwana ndirimbira muri korari, ariko nza kugira igihe cyo kuba muri nge nza kwisobanukirwa ko mfite impano, ari uko nanjye icyo gihe byambayeho nijoro, ubwo nari ndyamye ngiye kumva numva ijwi rinjemo, nangira kuririmba, ndabyuka mfata urupapuro ndandika, cyane ko iterambere ryari ritaranakabaho ry'uburyo ntago umuriro twajyaga ducana akantu bitaga agatadowa, nuko sinzi niba wabukazi. Yes nuko ubwo ndandika, ariko mu by'ukuri iyo ndirimbo hari icyo inyibutsa, aho niho natangiye kugenda. Indirimbo ya mbere wanditse, ya mbere yego yavugaga ku biki? Yavugaga ku buzima navuga bubabaje abantu dushobora kuba tunyuramo. Yenda natinze, sinzi niba byaba ari ngombwa ko nakanyuzeho gakeya kugira ngo wumve. Aha, ntacyo bitwaye, kanyuzeho twumve. Hari mu gitondo ubwo nabyukaga, nibazaga ni ubuzima bwanjye nzabahone, bikanyobera yo bikanyobera yo harakanyoni kajyaga kavuga kakanyibutsa data na mama, nkababara nkabura uko mbigenza, nkababara nkabura uko mbigenza. Yes. Urakoze cyane kutunyurizamo kuri icyo gihangano cyawe. None se mu buzima busanzwe, mbere y'uko utangira kugira indirimbo ukora cyangwa se wandika, haba hari nabahe bahanzi baba baraguteye murare cyangwa se bakakumotiva kuba nawe nyine wajya mu bintu by'ubuhanzi ugashyira indirimbo hanze, ukumva ko nyine bakubereye nk'icyitegererezo? Murakoze cyane muri icyo gihe nari naragasobanuka neza ngo menye abo nafataho urugero, ariko uko narushaho kugenda nkura, imitekerereze yaguka, noneho n'uburyo bw'iterambere rigendanye n'umuziki ugenda nawo waguka, nagiye ndushaho kugenda menya bamwe mu bahanzi bo muri iki gihugu bagiye banamamara, cyane nk'uwo na umuhanzi nagiye nkunda mu ndirimbo rwose zigendanye n'ubuzima by'abantu banyuramo buri munsi, ni umuhanzi witwa Theo bose babireba. Theo rwose hari indirimbo yaririmba ikigeragezo iki rwose pe, mu by'ukuri nayumva nkavuga ni kabisa Imana iratabara, ntahitakura umuntu. Ese hari ibigeragezo wari urimo? Se mugabo ugira ngo iyi si yose ishuri, ibigeragezo ugira ngo hari wahakana ko isi itari mwarimu? Ibigeragezo ntabwo wabibura, cyane ko nk'uko navuze byatewe n'umwanya wenda ushobora kuba waba muto, ubuhamya nzabubagezaho. Ibigeragezo twagiye tubinyuramo, haba ku myaka 3, ku myaka 8 mu gihe cya jenoside, jusqu'à kugeza n'uyu munsi wa none umuntu agifite ibyahanganye nabyo. Ariko icyo nshimira Imana, muri urwo ruganda Imana itunyuzamo ikabyemera, nirwo rudukujije, nirwo rutugeza abo turibo no munsi wa none. Ntago byabura rero ibigeragezo byo byari byinshi. N'ibisanzwe rero dukurikiye, turacyari hano kuri Nzovu 250. Imbere ya kamera hari uwo bita Mano
y'Imana Maurice. Rero nk'ibisanzwe turakubwira ati kanda kuri buto ya subscribe, ukande ku nzogera, ujye muri komenti uduhe igitekerezo cyawe, ukande kuri like. Ikindi, niba koko utatubeshye, iyi video yisharinge ku bantu benshi, nawe uyibonye bwa mbere uhita uyisharinga, ubu butumwa bwamamare, dore yuko turacyacukumbura tumenye uyu muhanzi uje muri iyi mihanda cyangwa se uje ku isi kugaragaza ibihangano bye ni muntu ki. Reka dukomeze gucukumbura, turacyakomeje turi mu kiganiro. Maurice, ndacyagaruka nkubaza, ese ubu tuvugana ufite indirimbo zingahe? Iziri hanze, iziri hanze, navuga iri hanze ni indirimbo ya mbere. Yenda hari iyo twakoranye n'undi muntu igendanye no kwibuka, ariko iyi Imana nikoreye ku giti cyanjye ni indirimbo ya mbere. Ni ya mbere. Aha, bayita ngo iki iyo ndirimbo? Yankuye ahakomeye. Yes, yankuye ahakomeye. Aha, yankuye ahakomeye cyane rwose. Yes, Imana yagukuye ahakomeye nk'uko nanjye uri. Wahita wumvisa ko igisobanuro ingorane zagiye ziboneka, ingorane, support, kubura wagufasha, ukabura ubushobozi, erega naho tuvukira rimwe ugasanga nabwo ni izindi mbogamizi. Ntago rero ingorane zabura, kandi n'abisi hanze ahangaha rimwe na rimwe hari igihe bajya bagutera imijugujugu. Iyo mijugujugu rero nayo ikatugiraho ingaruka, by the way. Aha, tudatinze gatoya, ikindi kibazo, ese ujya ubona ni gute ubona uruhare rw'abantu bagushyigikira bo mu rusengero? Mu rusengero watubwiye yuko usenga. Okay, ni byiza, buriya gusenga ni kimwe, kandi no mu rusengero ni ikindi. Guhabwa buriya iyo support yo mu rusengero, navuga ni iyo nza kuyigira, nakaba hari byinshi mba ngezeho. Ariko burya nk'uko nabivuze mu kanya, aho tuvukira haratwica. Hari igihe hatwica rimwe na rimwe, bitewe na za mbogamizi ugenda uhura nazo, zigatuma hari abatabasha kukumenya nyamara bakabaye bakumenya. Rero gusa mu rusengero Imana yagiye dushoboza tukabasha kugira ubutumwa dutanga, ariko mu by'ukuri kugira ngo uzabone umuntu wagusapota kugira ngo ube igihangano cyawe wagenda ukagikoresha kirenge mu rusengero, kijye kwamamaza ubutumwa ahantu hatandukanye kure cyane, ni ibintu byagiye bitugora. Ariko gusa ndashimira Imana aho Imana igejeje ikora uyu munsi wa none. Hari ibintu bavuga ngo Imana igenda ivana umuntu mu bwiza imushyira mu bundi. Wowe ibyo bintu urabyemera koko? Ndabyemera cyane, kuko iki gihangano ntabwo gipfuye kuba kigeze hano. Hari ababashije kubimfashamo cyane. Mbonera no gushimira boss wanjye, rwose, aho arabyumve yuko kuba iki gihangano kibashije kuba cyatambuka kikagera hirya, yaba n'abazacyumva haba no ku maradiyo no mu buryo bw'amashusho, nubwo mbikomojeho, ariko ndashimira boss wanjye kandi n'Imana imwishimire. Rero yagize uruhare rwo kuba yamfasha kugera kuri iyi ntego. Rero kuva mu bwiza ujya mu bundi, bivuze ngo nicyo kintu twashaka, kuva mu bwiza ujya mu bundi. Rero ahantu ubwo bishatse kuvuga yuko hari gahunda ufite y'indi video cyangwa se yo kuzasohora indi ndirimbo? Buriya mu ntangiriro natangiye nkubwira ngo intangiriro uruhara ni amasoso. Intangiriro kuba ibonetse, icyizere kirahari kandi cyinshi. Kirahari cyinshi, ndimo ndateganya byinshi kandi ngomba kugeraho mu gihe gito rwose, hamwe no gusenga no kwiringira Imana cyane, ko ni nayo nkorera. Ntawe ujya mu byayo ngo Imana ibure kutamushyigikira. Bavuga ngo iyo ubaye mu bintu by'Imana, Imana nayo iraza ikaba mu byawe. Icyo kintu mera nk'umuntu ugitinzeho, ugisobanure. Urakoze cyane. Ubwayo uriya igisobanuro cy'Imana
ni urukundo. Imana ni urukundo. Yes. Kuba Imana inkunda ikanyishimira, icyo nicyo gisobanuro kigaragaza ko iri mu byanjye. Kandi si n'ibyanjye ahubwo ni ibyayo, niyo yabisize muri njye, kandi ni nayo iri mu bushobozi bwo kugira ute kubitanga ku bandi kugira ngo nabo babashe kwakira iyo mpano. Ngira ngo izina impano y'Imana. Yes. Ubwo rero bivuze ngo igihe cyose nawe unejejwe n'iyo mpano ugomba kuyakira, kandi icyo twakabaye twishimira twese nuko iyo mpano y'Imana ibasha kuba iduhindurira ubuzima. Uwo mvuga ni Yesu, kuko niwe mpano y'Imana twahawe kugira ngo natwe tumugaragaze. Yego. None se muri iyi muzika yawe, sibyo? Yes. Ni ibiki umajije kugeraho mu rugendo rwawe rwa muzika, urumva, ku buryo wanabiboneyemo amasomo wigiraho? Bajya bavuga ngo inabaza irira ku muziro. Buriya kubaza bitera kumenya. Hari abantu benshi batangiye ino muzika, ari nayo mpamvu iyo natwe dushatse amakuru kuri bo bituma hari ibitagendaga neza, kibura bakatwereka uburyo kibikorwamo. Tugagira ibyo dukosora kugira ngo natwe tugere kuri level runaka, natwe ishobora kutwinjiza ahandi hantu. Ngira ngo hatangiye uvuga ngo kuva mu bwiza ujya mu bundi. Yego. Rero ngira ngo ibyo mbonera muri muzika, navuga ngo ni byinshi. Harimo ibiduca intege, ntago byabura, ndetse n'ubwo bushobozi nabwo ni ikindi. Ariko rimwe iyo habayeho kwihangana, kuko ufite intumbero, uko byagenda kose ubasha kugera ku ntego y'icyo wari ugamije. Yego. None se muri iyi muzika yawe cyangwa se muri ibi bihangano byawe, uteganya yuko bigomba gukwirakwira mu Rwanda hose bikamenyekana, ndetse no hanze y'igihugu bikagerayo, cyangwa? Urakoze. Ni nako bimeze. Ntago umuntu yakishimira yuko yahora arya wenyine. Yego. Ahubwo anezezwa nuko yasangira n'abandi. Yego. Bikarenga kuba nasangira n'abaturanyi banjye, ahubwo nkumva ko n'abanyamahanga bakwiriye kumenya ikitubamo, kugira ngo nabo babashe gukizwa. Icyo ni nacyo tuba tugamije muri iyi muzika, kugira ngo abantu bamenye Imana. Ni ibiki wifuza ko abantu ni ibiki wifuza ko abantu bamenya ku ndirimbo zawe ariko kugeza ubu bataramenya? Urakoze. Ngira ngo wegeze umbaza ni igihangano cyanjye gifite title ivuga ngo iki cyangwa se umutwe. Natangiye nkubwira ngo igihangano cyanjye kivuga ko Imana yankuye ahakomeye. Yego. Umuntu wese wakiyumva muri iyi ndirimbo abasha kumva igisobanuro cy'ubuzima by'aho Imana yagiye mukura. Rero nekereza neza ko akenshi indirimbo iravuga no ku buzima abantu tunyuramo n'uburyo Imana igenda idutabara. Ubwo rero ibindi abantu batarasobanukirwa, ngira ngo ndacyahari kugira ngo tujye turushaho kubiganiraho, kandi wagira ikibazo yabasha no kumbaza. Ngira ngo ndacyahari. Hari umuntu urimo urashaka kuba yaguha ubundi bufasha, nk'uko bivuze ko ufite plan yo kuba wategura indirimbo ya kabiri, hari umuntu ushaka kugufasha cyangwa kugutera inkunga, ese yanyura hehe, yayiguha gute, ari ibishoboka? Urakoze cyane. Ngira ngo ni byiza mu buzima abantu tubamo, nekeza ko nta wanga wamufasha. Yego. Rero umuntu washaka kunshyigikira, hari nomero ya WhatsApp. Nkoresha nomero ya WhatsApp. Reka yenda nyitange kugira ngo ahantu bari bazayumva, bundi
bakwandikire babe bagufasha nimba ari abashaka kugufasha kugira ngo ukore indirimbo ya kabiri. Yego. Reka nyitange ni 07 914 644 9. Zo nizo nomero zo kuri muri momo. Yes. Iba muri momo cyane rwose. Ni momo rwose nakanda rwose no ku kanyenyeri ntacyo byabitwaye. Ntacyo bitwaye ubundi ugakora n'indirimbo ya kabiri. Ngera ndirimbo nayikunze cyane. Urakoze cyane. Kuko nje nabanje kuyumva nyitega amatwi vuba bidatinze irahita ijyaho uyirebe nawe rwose. Ifite ishusho ni rizima nta kibazo ariko ubutumwa burimo nibwo bwiza kandi bugomba kugera kuri bose. Rero umuntu dukurikiye abanze yiyandikisha, nicyo kintu tumusaba. Icya kabiri kwiyandikisha ni ugukanda kuri subscribe ugaduha n'ibitekerezo ukaba ugakanda no ku nzogera ku buryo dushyiraho video uhita ubona ubutumwa bugufiya bw'uko hari ikintu gihangano kigezeho. So rero nk'ibisanzwe rero Maurice, uretse impano yo kuba waririmba hari izindi mpano wifitemo ko twumvisha ngo uri impano? Impano ndazifite nyinshi cyane rwose ariko zitari ukudutuburira. Ntago ndi umutubuzi nje ndukorera Imana. Yego, ndukorera Imana kuko ntago mbizi aho ngaho ariko imigabane ishobora kuba ibiri. Kuko Bible tubwira abana b'Imana n'abasatani kagaragaza n'abaribo, bivuze ngo rero itari mu ruhande rw'Imana iyo utari mu ruhande rw'Imana ngira ngo nawe wakikarasa ahandi ushobora kuburi. Rero mu by'ukuri yego, hari ikintu bajya bavuga ngo iyo udashyushye n'ububizi ngo Imana irakuruka. Icyo kintu kizihiye cyane. None se burya hitamo imaripfa, niba ugiye mu by'Imana bijyemo. Kandi niba ugiye mu bya Kayizari nabyo bijyemo, kuko burya umuntu afana uwo akunda. Rero kuba ugaragaje iby'iyo nyito y'iryo jambo Imana yararikoresheje. Buriya aho kugira ngo ugaragare kuri akazu yaze, ugaragare ko ushyushye udakonje, uri imvangi uri kivangi, afazari wakonja bikagira inzira. Ni iki wabwira abantu rero bari hagati na hagati akavuga ati ngiye sindi mu bintu by'Imana, sindi no mu bintu bya Satani, nge ndi hagati na hagati? So akaba ari nka wa muntu avuga yuko Imana ivuga yuko niba adashyushye akaba atabize akaba ari akazu yazi Imana igiye kumuruka. Urakoze. Ubutumwa naha abo bantu nuko batagakwiriye gufata impu zombi. Muri Bible hari amagambo ntago ndi kubuka igice kiravuga, hari amagambo nasomye avuga ngo nta uceza abami babiri. Wemera yuko Imana yagukuye ahakomeye, utegetswe gusharinga iyi video ugakora umurimo w'Imana ukayigeza ku bantu benshi. Ikindi ugakanda subscribe ukiyandikisha. Ikindi ugakora ku ibuto ya like ukabona ko gahindutse. Ibyo byose rero byaza kutwereka yuko uri umwe mu bantu Imana yakuye ahantu hakomeye. Maurice, turacyakomeje. Karame. Ese ikindi kibazo, ese uririmba mu ndimi zingahe? Ndirimba Ikinyarwanda. Yego. Ndirimba Ikinyarwanda cy'umwimerere tu. Ese haba hari icyizere cy'uko wenda hari izindi ndirimbo uzakora waririmbye mu zindi ndimi cyangwa? Maybe birashoboka. Yes. Ndabona ukunze no gukoresha Icyongereza cyane, buriya hari igihe azaza n'indirimbo yo mu Cyongereza. Buriya rero nta kimana itakora tu. None se kuki wahisemo ururimi rw'Ikinyarwanda? Ngira ngo kavukire yacu ni igisobanuro kigaragaza abo turi bo. Yego. Rero ni n'umuco buriya twasanze tunawisangamo. Kuba tuvuga Ikinyarwanda ni umuco wacu. Rero kuba mvuga Ikinyarwanda nuko urwo rurimi ndarukunda kubera yuko ni umwimerere, ni umuco wacu.
ngira ngo rero kuba narahisemo kuvuga ikinyarwanda nuko ntago navuga ngo ndakizi cyane, ariko uko biri kose mbasha kuba nyivuga kuko hari benshi tubasha kuba twumvikana bakabasha kuba bakumva ibyo mbabwira. Murakoze. None se Maurice, ese mu guhanga izo ndirimbo hari ingorane ujya uhura nazo nko mu kuba washaka inkunga cyangwa se ibikoresho byagufasha mu gukora uwo muziki wawe? Ngira ngo ni ibintu bigora abantu benshi cyane cyane b'abanyempano, kuko hari abantu benshi baba banazifite ariko bakabura ayo mahire yo kuba bagaragaza ikibarimo. Rero ku giti cyanjye ingorane ntago zabura, ngira ngo kuba nk'ubwa kuva muri iyo